benshi cyane ariko bake kubera impamvu z'icyorezo bikaba ku mabwiriza yo gukomeza kurwanya icyorezo cya COVID-19. Irushanwa muri uyu munsi ryateguwe na Igisubizo Entertainment Art, irushanwa ryitwa Igisubizo Entertainment Award. Rero turi gutangirana n'abahanzi baririmba ku giti cyabo, nyuma yaho kandi tuzi kwakira abakora indirimbo za kizungu danse moderne, nyuma yaho kandi tuzi ko turi kumwe n'abakina ikinamico, abakina komedi, ryongera rigenda gusetsa. Nk'uko murabibona dufite abahanzi bari mu giti cyabo, twakiriye Itangishaka Valentine nimero ya mbere kugira ngo azagaragaze nawe impano ye kuri uyu munsi. Karibu cyane Itangishaka Valentine. Muraho neza, nitwa Itangishaka Valentine, ndifuza yuko munkura munyuze kuri channel ya Igisubizo Entertaining Arts, urasiga umubare rimwe muri comments, hanyuma urabontoye mu cyiciro cy'abaririmbyi. Murakoze cyane. You are mugabo wanjye, mugabo nkunda, ngarukira sinagusenze, disi nagusanze nisanga, kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye, noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa n'abagenzi, nditsamura nkikirizwa n'abahetse, hindukiro fate mu mugongo nkagangaburwa n'ubwigunge, naragiwe n'ubwigenge bwawe. Erega njye iwacu ndahazi, sinahangishijwe na Ruzagayura, sinahunze amahoro yakara, n'inkangu y'ukuboza siyo yanteruye. Sindi ikinege, sindi n'ikinego, sindi impunzi, sindi n'imfubyi, sindi igicibwa, hoya sindi n'incike, nashemburujwe urugamba rw'urukundo rwo kubaka urwacu. Sindagira insange dusabane, na kera utarasuhuka, kera nkiri rudasumbwa, ukinsimbagiza abasizi bakansingiza. Imana yamuhaye kugira ngo twumve umutima ategure. Samuel King tumwakire aze agaragaze ibyo yateguye. Karibu cyane. Samuel King ni umuhanzi usobanutse, ukora ibintu bisobanutse, ariko kandi bikatubwira twese mu by'ubuzi, ariko kubera ko ari by'ubuzi njyewe twifuza ko muri wese umunsi mubimenya. Reka twakire Samuel King. Karibu cyane. Murakoze. Muraho. Amazina yanjye yitwa Sam King, irushanwa Igisubizo Entertainment Award. Abantora ndetse n'abankurikiye ndabashimira cyane kuba ngeze kuri iyi saha. Abantoye banshigikiye ndabashimira cyane. Murakoze.
indirimbo ntabwo ari yanjye ariko iyi ndirimbo ari nziza nizanye mu marushanwa uyikunda nanjye ubwanjye ndayikunda. Iyi ndirimbo ni yanjye. Iyi ndirimbo umuhanzi hari abahanzi benshi bayikoze bayikoreye kava ariko uwo nzi nayikorewe ni umuhanzi ugezweho ariko ntabwo bagira Asitana King kuki wahisemo gukoresha indirimbo eshatu zitandukanye? Impamvu ni uko indirimbo imwe ntushobora kutiyumva neza nakoresheje zitandukanye ariko indirimbo imwe mushobora kutiyumva neza ubundi agakoresha indi y'umuco wa kinyarwanda bitewe n'uko ari umuco wacu. Hanyuma nkawe uvuga nka Asitana King ni ikihe cyifuzo cyangwa se ibyifuzo uri kumva ufite nyuma y'iyi competition? Nyuma y'iyi competition utsinze nanjye nabasha gufasha urubyiruko. Nta kindi urenzaho? Ikintu narenzaho ni uko nabashimira bose n'abateguye iryo rushanwa murakoze. Sawa urakoze. Samuel King arakoze cyane, tumushimire ibyo yagaragaje n'ibyo bye. Reka rero twakire umuhanzi ukurikiye witwa Rod Piano kugira ngo nawe kandi aze atugaragarize ibyiza yifitemo. Karibu cyane Rod Piano. Urabona ko ari umusore mwiza usobanutse kandi wambaye neza, byumvikane ko n'ibyo agiye kutugaragariza bisobanutse. Murakoze cyane. Amazina ni Rod Piano, nkaba ndi umuhanzi, nkaba ndi umwe mu bari guhatanira irushanwa rya Igisubizo Entertaining Arts. Izina ni Rod Piano. You've got my ears sitting, no kidding, I can't lay you down. What's going on inside me for mine? I'm on your magic wall, sit around. And I'm so busy, you know I didn't, but I'll be alright. My head's underwater, I'll be fine. Cause all of me loves all of you. Never comes and ages. You're perfect, perfect.
Claude Piano ufite ijwi ryiza murakoze cyane kuririmba kabisa indirimbo nziza imbere yanjye n'umuhanzi John Legend uramwemera ndamwemera cyane niyo mpamvu wahisemo indirimbo ntabwo yakwitamo indirimbo ziba ari nyinshi ariko niyo nanifuje ko nakora indirimbo zagirira urubyiruko akamaro niyo nama uzabagira inama nagira urubyiruko muri rusange ni uko niba uzi ko ufite impano iyo mpano uzayigaragaza ariko byibuze izagira ikintu ifasha urubyiruko rugenzi rwawe cyangwa se muri mesaje utanga iyo mesaje ikaba byibuze hari ushobora kuvana urubyiruko ikayarugeza ahandi hantu kandi heza. Road Piano iyo ni road izina ryawe ushaka kurimenya neza ni Road Piano ya road cyangwa ni road kugira ngo usobanure neza road ni Rodrigue nuko Rodrigue nuko rigabanyije rigafata road ariko mu magambo maremare ni Rodrigue. Ikindi kintu nakubaza ese uramutse utsinze iyi competition ni iki wakora? Murakoze cyane ndamutse nsinze iri rushanwa cyangwa se ndamutse ngize amahirwe yo kuba nakegukana iri rushanwa ikintu cya mbere ni uko inzozi zanjye zaba zibaye impamo kuko nabyifurije kirekire. ikindi n'uwo ntsinzi nanjye nzindi already kubona gufasha nk'uko n'ubundi kubaho no gufashanya. Urakoze performance yawe na look urabona ko bimeze neza kuyaje. Urakoze cyane. Ngize komenti wisanzemo aho ngaho kuri stage cyangwa se hari imbogamizi ugeze uhura nayo? Reka mubaze gutya kugira ibito byinshi cyane. Imbogamizi mbere nahuye nayo ni sound. Ntabwo ndirimbo numva mikrofone irimo iragenda icikamo ariko sound ibaye idahari n'ubundi umuntu aririmba nta kibazo. Nta yindi komenti warenzaho? Indi komenti narenzaho ni ugushishikariza abafana banjye cyangwa se abankunda uburyo ki bashobora kunshyigikira muri iri rushanwa rya Igisubizo Entertaining Awards. Ni ukujya kuri YouTube ukandikamo Igisubizo Entertaining Arts, hanyuma muri comments kumpora ukandikamo umubare 3. Kuri YouTube ukandikaho Igisubizo Entertaining Arts,
hanyuma muri comments ukandikamo umubare 3, icyo gihe uzaba ushyigikiye umuryango wa Genesis Rwanda. Turashimira Vitis Project, turashimira One Million Studio, turashimira Giant Studio kuba nawe kandi wifuje cyangwa se bikomeje kudufasha kuri uyu mwanya. Babataye karibu cyane. Yego murakoze cyane. Amazina yanjye ni Kubihimana Aime, iry'ubanza nkaba nitwa Aime Kebem. So abashimira Igisubizo Entertainment Awards kuba baduhaye umwanya muhingo wo kugira twongere ibikorwa byacu. Dusanzwe tuba abahanzi turirimba, ariko aya ni amahirwe meza cyane tuba tubonye muri aka kanya. So dushobora gusaba abakunzi banjye ushobora gukomeza gukurikirana ibikorwa byanjye. Mfite indirimbo nyinshi, mfite videwo kuri YouTube channel yanjye ariyo Emekegan na Facebook. Biracyazana byinshi byiza cyane murakoze.
iraryoheye se. Iyo stage imeze neza cyane. Ariko ubutaha ugerageza kumanaginga time. Yego. Uri kubona ukoresheje time ndende, hari n'igihe byatewe n'amagambo wabanje kuvuga ubutaha uzayavuge nyuma, kubera ko iyo umuntu ageze kuri stage aba aje kuririmba. Hano turi kuri music, naho ibindi bijyanye no kurangira abantu basanga mu bihangano byawe n'ibindi wagiye uvuga twari kubikubaza. Yego, murakoze cyane. Icya kabiri, indirimbo waririmbye n'iyawe. Yego, ni yanjye. Ni nziza rwose, ni nziza, watakayemo neza, ibintu byagenze sawa. Iyi ndirimbo twayikunze. Murakoze cyane. Ikindi, wowe marangamutima yawe urumva hari ikibazo ugeze uhura nacyo kuri stage? Ikibazo cyabaye ni icya mikoro, wenda aho amajwi yagenda agacikamo naho ubundi nta kibazo. Hanyuma kuri kompetisiyo yawe nta yindi komenti ushobora kurenzaho? So ntabwo nahita komenti, navuga ko ari mbere na mbere ni ukuvuga ikindi ku mutima ni ugushimira Igisubizo Entertaining Awards, kuko kuba babonye uyu mwanya bagafata umwanya wo kuba baduha amahirwe yo kongera kwigaragaza ni iby'agaciro cyane. Umuhanzi James reka tugatubire nawe James tumutumire kugira ngo tugaragarize ibyiza duteguye. James umeze neza? Waramutse neza? Karibu cyane. wanyita James ngaba nkunda music cyane, ngaba ngiye kuririmba indirimbo nise Forever. Ngeze mutumye guhera ariko nziza icyatsi gisaba merekezo ziva Baby oya sinabivuga mu magambo gusa, n'umutima wagira bisobanura mayibobo dukoreye ikiraro bibaye dukoreye urugero bikanyoga ndabagenda kuzaza umutima wawe kuvakira ndakamwemeza kuri rukundo aruko wenda bihuza soforeza ikintu cya mbere nakishimira, ikindi nkunda music cyane, nakomeza gukora cyane nk'abakozi banjye amafaranga nabera byiza kandi tukarushaho gutera imbere. Hari ikindi cyifuzo waba ufite? Icyifuzo naba mfite nk'abantu
turi kumwuga n'abambariho ntabwo n'abakozi banjye muri rusange ndagira ko byibuze bamfashije bakanyura mu nsinga ibyicaro kandi baba bakoze cyane so nakomeza mu bibazo byiza n'ibindi byinshi baba barakoze murakoze murakoze mu izina ryanjye nitwa Patibo nanjye nkaba ndi umwe mu bahanzi bari guhatanira irushanwa ry'Igisubizo Entertainment Arts ndi nimero 6 nkaba mbasaba abakunzi badukurikiye uko bantora baciye muri comment kuri YouTube channel Igisubizo Entertainment Arts murakoze Bamute ndizonga ukwahanga ngurambona Owo mugeza rumanje kubutibuni Ejabandi otarezabo Ndakorera amahirwe kona kontatani Owangu meo Patibu rumva stage yakugendekeye ite Patibu ngenze neza nka comment ngibona kubonyeho donc uri kubona uburyo wenda hano imbere bagenzi bawe bari kugaragara n'uburyo nawe uri kugaragara ntawabatandukanya niba ugeze kuri stage utari wanaririmba ugomba kugaragara nk'umusanyi ariko uburyo ugaragaramo rwose ubutaha kubikosora ntabwo uri kugaragara nk'umusanyi icyo ni icya mbere icya kabiri ugomba kujya confidence ugomba kugaragara nk'umuntu yizeye ukashirika ubwoba ku buryo tukura gusubira gusubiza Arts Entertainment ku irushanwa
byiza bifasha urubyiruko biteza imbere impano y'urubyiruko byitwa igisubizo entertainment award. Ubu dushinzwe abafatanyabikorwa bacu Sawa Hotel, Jamming Studio, UTC Project, GHF Rwanda ndetse n'abandi bose bakomeza kutugaragariza no kutuba hafi no gushyigikira igisubizo entertainment arts kurusha abateguye biteza imbere intara z'urubyiruko igisubizo entertainment award. Murakoze cyane turabashimiye. Turasubira mu cyiciro cya kabiri kiza guhuza danse moderne. Kamwe rero turi guhaye umwanya akanya n'umurama kugira ngo bafate amazi ho gatoya mu kanya gato y'imikino itatu tugaruke dukomezanye kandi n'imbyino zakoze moderne.